turabakiriye mu kiganiro The Barbara Show, ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuze kifashishije ingero zifatika z'ubuzima kugira ngo zihindure ubuzima bwa benshi. Tukaba rero tubakiriye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Niba mudukurikira kuri YouTube The Barbara Show, turagusaba ngo ukore subscribe, ntuhite udakoze subscribe. Niba udukurikiye kuri Instagram, ukore follow. Nimba udukurikiye kuri Facebook, ukore follow, hanyuma ujye ubasha kubona amakuru ajyanye n'iki kiganiro. Ariko nanone turakwakiriye no kuri Isibo TV aho udukurikiye. Turagushimiye rero kubw'umwanya wawe uduhaye muri uyu mwanya. By'umwihariko uyu mwanya ni umwanya tugiye kuganira ku bijyanye n'imbonezamikurire y'abana. Imbonezamikurire y'abana muri iki gihe ubwo isi yose yugarijwe n'icyorezo cya coronavirus. Coronavirus yatumye abana bakurwa mu mashuri, bagasubira mu rugo, bagasabwa kwigira mu rugo. Bamwe barabishoboye, abandi ntibabishoboye. Ese imikurire y'abana yagiye igirwaho izihe ngaruka bijyanye n'iki cyorezo? Ese niki ababyeyi bashobora gukora? Ese nubuhe bwenge twakungurana kugira ngo tubashe gufashanya ubwo dukomeza kurera abana bacu bari mu rugo muri iki gihe, tumenya neza inzitizi, imbogamizi bahura nazo mu kwirirwa mu rugo, mu kwiga bakoresheje mudasobwa n'abatazifite? Se niki twabasha gukora? Tukaba rero twakiriye umutumirwa ufite inararibonye cyane mu bintu bijyanye n'imbonezamikurire. Yitwa Madame Julienne Kayibanda, akaba afite inararibonye mu bijyanye no gufasha programme zitandukanye zirebana n'imbonezamikurire y'abana. Abimazemo igihe kinini, akaba ari recteur cyangwa se afite n'inshingano zo kwigisha muri kaminuza y'ubukerarugendo y'u Rwanda. Akaba yigisha entrepreneurship cyangwa se kwihangira imirimo, akaba atoza abantu benshi, akaba afasha mu bintu bitandukanye. Ariko cyane cyane imwe mu mishinga ikora ku mutima we ni Play Hub. Yashinze umuryango cyangwa se initiative ya Play Hub aho abana bahurira bagakina. Afite umutwaro wo gufasha abana n'ababyeyi mu kwita ku mbonezamikurire y'abana. Turakwakiriye Julienne. Wakoze cyane. Turi mu gihe isi yose irimo kurwana n'icyorezo cya coronavirus. Byabaye ngombwa ko amashuri afunga, abana bagasubira mu rugo. Abana bamwe abafite ubushobozi barimo barigira kuri mudasobwa, abadafite ubushobozi ntibarimo kwiga. Amezi 6 aratambutse, 6 hafi 7 aratambutse, abana bicaye mu rugo. Hari byinshi byahindutse mu buzima bwabo. Imikurire y'abana imeze ite muri iki gihe ubwo abana bari mu rugo batiga, batajya mu ishuri? Murakoze Barbara kumpa ikaze kuri iki kiganiro cya The Barbara Show. Mu by'ukuri ibyo uvuga nibyo, hari byinshi byahindutse mu buzima bw'abantu bose, ariko kubw'umwihariko ku bana ngira ngo hari ingaruka tugenda tubona ubu ngubu zishobora no kuzakomeza. Bimaze kugaragara ko icyorezo cya corona gifata abantu bakuze mu buzima, ariko mu bijyanye n'ingaruka mu buzima noneho ntekereza ko kizagira ingaruka nini kandi ziremereye ku bana mu myaka iri imbere izaza. Muri iyi minsi rero icyo wari ukomejeho uvuga uti abana ntibajya ku ishuri, hari abafite ubushobozi bakiga kuri za mudasobwa, hari abatabishoboye kubera ubushobozi bukeya cyangwa kuba nta bushobozi bafite. Ni ikibazo gikomeye. Ngira ngo hagaragaye icyo nakwita icyuho mu burezi bwacu. N'ubundi twari dusanzwe dufite icyuho kuko n'ubundi hari abana benshi batajyaga kwiga kubera ubushobozi, kubera mikoro make, kubera ko amashuri adahari hamwe na hamwe, kubera ko abarimu tutabafite, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko noneho icyo cyuho cyabaye kinini kurutaho kubera ko abana bose barahagaze. Icya mbere, amashuri yabuze umusaruro yajyaga abana mu babyeyi, icyo ni kimwe. Icya mbere, hari abarimu batakigisha, nabo ubuzima bwabo bwarahagaze. Ariko kubw'umwihariko kuko bavuze abana bo ngira ngo ikibazo gihari gikomeye ni ukuvuga ngo ubundi umwana yumva ubuzima bwe
bumeze neza iyo asabana n'abandi, ari kumwe n'abandi, iyo ari mu ishuri. Hari n'imyaka ubona igoranye kugira ngo umwana yigire no kuri mudasobwa, umwana wakeneye wamureze. Kuba rero batajya ku ishuri, kuba batemerewe no gusohoka ngo bakine na bagenzi babo, bahure na bagenzi babo, ni ikibazo gikomeye kuri bo. Ku mikurire iri fizike, ni ukuvuga ngo uko akina niko akura. Umwana agenda akina agakura, akura mu bwonko, agakura mu buzima busanzwe, agakura no mu gihagararo. Ni ukuvuga rero ngo ibyo byose ubu ngubu hari ahantu byabaye kupe, hari ahantu byagiye bihagarara. Akura mu bwonko. Uretse n'umwana n'umuntu mukuru, iyo bagufungiranye ahantu ntusohoke, ntuwisanzure, mu bwonko cyangwa icyo twita mental health, usanga uhungabanyemo gake. Ku mwana rero ho ni ihungabana koko ryumvikana, kuko ibyo yari amenyereye ubuzima bwe burahindutse. Ku mirire, iyo hari abana buriya benshi, wenda mu mijyi ho ntabwo biba cyane, ariko hari abana benshi bafata ifunguro ku ishuri kubera ko ariho ifunguro riri. Mu rugo wenda ntibishobotse kubera ko ababyeyi ntibafite ubushobozi, ugasanga abana bafata ifunguro ku ishuri. Iryo funguro ntakiribona. Ubu ngubu ntashoboye kubona iryo funguro, n'aya masomo ntashoboye kuyabona. Abana benshi barifuza gusubira ku ishuri kuko bazi hari ibyo basangayo badafite mu rugo. Mu myigire rero isanzwe, hari abarimo kwigira kuri mudasobwa, ariko noneho hari umubare w'abana benshi cyane batashoboye kwiga muri aya mezi tumaze twicaye, kubera ko n'izo mudasobwa ntazo bafite. Hari byinshi byagiye bishyirwa mu bikorwa, nko kwigira kuri radiyo, ku matelefoni, kuki, ariko ugasanga nanone n'ayo maradiyo nayo ntayo bafite. Ariko n'abayafite, nzi ko hari nk'ibigo byinshi byagiye bitanga amaradiyo mu gihugu hose, ariko kuri radiyo nabwo hari amasomo udashobora gushyiraho kugira ngo wumve. Ariko nanone ikindi ni uko burya ahantu henshi cyane cyane nko mu giturage, iradiyo ni ikintu cya community. Usanga abapapa biyumvira amakuru, ntabwo yibuka ngo umwana akeneye kwiga, ugasanga noneho ya radiyo bamuhaye noneho nta nubwo ikoreshwa na ya masomo make umwana akaba yiga. Ikindi ni uko buriya mu giturage ho, ariko no mu mijyi hari aho bigenda biba, usanga abana noneho babonye umwanya wo gukoreshwa ya mirimo batajyaga bakora mu rugo. Yagiye kuvoma amazi, yagiye gusenya, niwe batumye ku isoko, niwe byagenze gute, ugasanga na wa mwanya yakabaye yiga noneho yicaye no kuri ya radiyo cyangwa kuri ya telefoni, nawo ntawubonye. Nimugoroba akaba yarushye, agiye kuryama. Ni ikibazo rero gikomeye kinini, bigaragara ko n'igihe amashuri azafungura, hari abana benshi bazaba barasubiye inyuma mu myigire, hari abana benshi bazaba baragize ibibazo bijyanye n'ihungabana ritandukanye. Dutekereje abana babana n'ubumuga butandukanye, abo rwose bo noneho ni nkaho nta kirimo no kuba, kuko hari abajyaga mu masantere runaka kugira ngo bafashirizweyo, ubu ntibikibaho. Ni ikibazo gikomeye kuko habayemo icyuho gikomeye, bizadufata ingufu nyinshi cyane kugira ngo twongere tugabanye cya cyuho, no kugira ngo abana bazamuke bajye ku rwego rumwe. Yego, ku rwego rumwe byo biranagoye, kuko n'ubundi bari basanzwe batari ku rwego rumwe. Ndavuga basubiye inyuma cyane, kwimuka, ese kongera kubazamura kugira ngo bajye kuri paji imwe, ku murongo umwe, bizasaba ingufu nyinshi cyane kurusha izo twashyiragamo mbere mu kugira ngo tuzamure uburezi. Ariko hari itangazo ry'ejo bundi riheruka gusohoka ryavuze ko ibigo by'amashuri bigiye kongera gutangira, uhereye kuri za kaminuza, buriya n'amashuri yandi azakurikira. Ese niki ababyeyi baba bakora muri iki gihe abana batarasubira ku ishuri? Ngira ngo byo ikigaragara ni uko igihe abana bamaze batajya kwiga nicyo kirekire kurusha igisigaye. Ngira ngo tubaye positive tukavuga tuti wenda mu mezi 3 ari imbere abana bazaba basubiye ku ishuri. Nibaza ko ibintu biri pratique, hari ababikoze, hari n'abakiga kubikora, hari n'amezi ari imbere, hari byinshi tugomba kuzakora kugira ngo wa mugani n'abana twongeye tubasubize ku ntuza ku rwego rumwe. Icyo navuga, mu bintu tugenda dukora nk'ababyeyi cyangwa ibyo ababyeyi bakabaye bakora, biri no mu byiciro bitandukanye. Hari ufite umwana w'imyaka 3, hari ufite 6, hari uwa 10 n'ingahe, hari uri muri maternelle, uri muri primaire, n'uri kuri university. Ni ukuvuga rero nk'abato,
abato bo rwose ibintu baba bakeneye ni n'ibintu bitadusaba ibintu byinshi, ahubwo biradusaba kumenya ko ari byo bakeneye, gusobanukirwa. Nk'ibihe noneho tukavuga tuti nk'abana bari muri primaire, icya mbere akeneye kubona ababyeyi, kuba ababyeyi bahari, kuko ikintu kimwe njya mvuga inti cyiza korona yazanye nuko yahuje ababyeyi n'abana, ubundi tuba twiruka. Noneho kandi kubyuka twiruka byo nta nubwo bireba uwo mu mujyi cyangwa utari uwo mu mujyi, twese ari uwo mu cyaro abyuka ajya guhinga cyangwa ajya mu yindi mirimo, twese tuba tujya gushakisha. Ni ukuvuga rero ngo yadufashe kujya kuba turi hafi n'abana. Kuba turi hafi n'abana rero birasaba ko dukina n'abana, akabona ko koko ubuzima burimo gukomeza. Mugaca imigani, nta munyarwanda utazi guca umugani, abakuru bo baranayizi myinshi, ariko hari n'ibiri mu bitabo, hari n'abana iyo bazi baba barize no ku ishuri, hari abaturanyi iyo baba bazi, mugaca imigani, mukaririmba, mukasohoka hanze, mugakora siporo. Ibyo ni ibintu bituma umwana akomeza kumva ari muri bwa buzima nubwo atarimo kubona bagenzi be. Ni ibintu rero bifasha kuba afite ubushobozi. Gusoma ibitabo ni ikintu cy'ingenzi, kumva radiyo bakumva amakuru bakamenya gukurikirana, kuko haba hariho n'utuganiro twinshi. Hari utuganiro twinshi tw'abana n'ababyeyi tugenda tunyura kuri radiyo nka za Itetero, ugasanga umubyeyi wenda amubwiye aho yiriwe, amubwiye uko byagenze. Ibyo byose ukicara n'umwana ukamuganiriza, kuko kenshi nk'ababyeyi dutekereza ko umwana ntacyo yumva, n'umwana nyine ibyo ndi mubwire ntabwo ari bubyumve, ariko buri mwana aba yumva, kandi ubwonko bw'umwana ndetse bunakura kuri speed iruta n'iy'umuntu mukuru. Ni ukuvuga ngo icyo umubwiye cyose we aracyumva, akagifata, akamenya no kukijera. Ni ukuvuga rero ngo kuba hafi n'abana, tugakomeza kubahumuriza. Hari n'abakuru bumva icyorezo icyo ari cyo, bazi ko dufite icyorezo, dufite korona, bakamenya no kukirinda. Ni ukuvuga ngo abana amenya no gusobanurira bagenzi be icyorezo icyo ari cyo, akabasobanurira n'uko bakirinda. Ibyo rero ni ibintu by'ingenzi. Abari kuri za kaminuza bakuru bo nibaza ko ari opportunity mu byo barimo, kuko ni opportunity kugira ngo noneho wige n'ibiri online. Yego hari benshi badafite za internet, hari benshi badafite za computer, ariko ushobora no guhura na mugenzi wawe afite computer na internet, mukicara mukigana. So abakuru bo rwose yari opportunity yo kugira ngo na za programme ziba online batajya bamenya, batajya biga, bazige. Cyangwa wari ufite umushinga, aho ukomeza ukore, awandike, uvemo ikintu gifatika. So nibaza ko ibintu byo gukora byo nubwo umwanya ubu tubana mukeya, ariko ka kanya gake gashoboka, umubyeyi akagumana n'umwana we, bakaganira, bagakina, bakavuga ibintu bitandukanye. Wavuze ku kintu kijyanye n'ihungabana abana bahura naryo muri iki gihe cy'icyorezo cya coronavirus. Ndashaka kubihuza n'amakimbirane ari mu miryango abana batari basanzwe bahura nayo, kubera ko bazinduka bajya ku ishuri. Ya makimbirane abana barayabona, bigahura n'uko umwana atiga, n'uko umwana adahura n'inshuti ze, n'uko umwana atari kumwe n'abarimu akunda. Ibyo byose bigahurira ku mwana, bimufiteho ingaruka cyane. Bimufiteho ingaruka kuko umwana ubu ngubu mu gihe cya korona, ikintu cyose kimufiteho ingaruka. Zimwe ni nziza, izindi ni mbi. Inziza kubera ko ari kumwe n'umubyeyi, wenda nubwo waba udashoboye kumuganiriza cyangwa iki, ariko arakubona, no kukubona aho ngaho biba bihagije. Ariko noneho twibuke ko nk'uko bivuze, hari imiryango myinshi iba ifite ibibazo, ya makimbirane wavugaga. Hari n'ayavutse muri iki gihe, mu gihe cya korona, kubera ko ubushobozi wenda ni bukeya, uwahahiraga urugo ntakibishoboye kuko wenda akazi karahagaze, cyangwa nta kintu gihari gifatika cyo gukora. Noneho wa mwanya mutabanaga cyane, muririrwana, mwese ntawe usohoka mu rugo. Icyo gihe rero biroroshye cyane ko mugirana amakimbirane, n'akantu gatoya gatera ikibazo. Icyo gihe rero victime n'umwana, kuko niwe ubibona, niwe ubirimo. Ugasanga havutse umwana agize ibindi bibazo bitari ngombwa. Ni ikintu rero cy'ingenzi, kuko nyuma y'uko abana batangira gusubira ku ishuri, ndetse no muri ibi bihe, ni ngombwa ko dutangira kureba ngo ese aba bana uretse gusubira ku ishuri gusa, ni izihe zindi serivisi turi bubashyirireho kugira ngo dutangiye gukemura bya bibazo bagiye bahura nabyo, kuko ubu baze mu rugo. Kuko ubu reka tuvuge amashuri wenda atangiye nko mu kwa mbere, nubwo azagenda wenda atangira buhoro buhoro nk'uko babivuze.
umwana uzajya gusubira ku ishuri mu kwa mbere urumva ko amaze hafi umwaka mu rugo nta kindi kintu akora. uwo mwana niba niwabo badafite amakimbirane afite ihungabana ry'uko atajyaga ajya ku ishuri atari yemerewe gukora bya bindi byose bajyaga bakora. Ntumerewe guhoberana, ntujya hanze gukina, ntujya gusenga, nta kintu na kimwe ukora, wirirwa mu rugo. Ababa kuri televiziyo ubwo hari ibyo bigiyeho bindi tutazi na za YouTube n'ibindi nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo abana bose ubu ngubu ari uwishoboye n'utishoboye hari ihungabana ryabagezeho. Ni ukuvuga rero ngo yego turatekereza ngo abana basubire ku ishuri ariko se basubiye bafite iyiheta mentally bameze bate? Kuko tuzasanga none tugize ikibazo cy'uko abana basubiye ku ishuri noneho usange tugize ibibazo byinshi bijyanye na mental health mu maklasi mu mashuri kandi umwarimu ntafite bwa bushobozi bwo kujera izo cases. So bivuze ko mu byo dukora nk'abantu na leta n'indi miryango itegamiye kuri leta buri muntu afite uruhare rwo kumenya rwo kureba hakajyaho ingamba zo kuvuga ngo aba bana turabafasha gute, hagize habayeho ihahamuka mu ishuri bigenda bite, kuko mwarimu ntabwo yego mwarimu ubwo bushobozi ntabwo ufite, ishuri ntabwo ari byo rishinzwe kwigisha kuko ntibasanzwe banabyigisha. Ese abo bana tuzabamanaginga gute, tuzabajera gute? Ubwo bivuze ngo tugomba gutekereza izo serivisi mbere nazo zikaba ziri aho ngaho. Wibuke ko niba nasubira ku ishuri za ngamba zo kwirinda icyorezo zizaba zigihari. Ntabemerewe kuramukanya, ntibemerewe gukinana bikubanaho, ntibemerewe ibintu byinshi bazaba batemerewe. Ni hahandi no kuvuga ngo azasubira mu ishuri akomereze muri rya hungabana. Ese ibyo bintu twiteguye gute kubimanaginga cyangwa kubijera nk'ababyeyi, nk'abarezi, abantu bose, kuko umwana twese aratureba. So ni uko nguko mbese ni ukubitekereza hakiri kare, kuko ntabwo ubu ngubu dusubiza abana ku ishuri gusa, turimo gusubiza abana bahungabanye. Tugaruke ku bana bo mu mujyi rero, bakeya bafite ubushobozi bwo kwigira kuri za mudasobwa. Ubundi turabizi ko iyo umwana atinze imbere ya screen, iyo umwana arebye televiziyo cyane bimwica amaso, biriya bintu baba bareba amakatuni cyangwa se biriya bishushanyo bareba, iyo babirebye umwanya muremure akenshi bigenda byafekta cyangwa se bigira ingaruka ku mitekerereze yabo. None twisanze mu gihe abana batunzwe na computer, urareba hirya umwana akajya muri YouTube, cyangwa ufite abana 2 3 umwe agomba kwiga abandi ni batoya kugira ngo umwe yige, abandi urabacanira televiziyo, abatoyi bacanira televiziyo babe bareba katuni kugira ngo mukuru wabo. Hari ibintu byinshi byivanze. None uyu munsi dufite abana yego bari bafite amahirwe yo kwigira kuri mudasobwa ariko nabyo bizabagiraho ingaruka. None nibasubira mu ishuri rero, ikintu cya mbere ngira ngo ababyeyi bagomba kumetiriza cyangwa no kwemera no kwakira nuko technology ntabwo twayikura. Technology yaraje, tuzabana nayo, uko imeze kose tugomba kubana nayo. Ni nziza, hari byiza izana cyane, ndetse njye nk'umuntu nifuza ko rwose kwiga dukoresheje technology ari ikintu cyakomeza. Ariko turayijera gute? Kuko nk'uko bivuga hari umwe uramushyiraho computer ngo yige akajya muri YouTube akajya kwirebera ibyo ashaka. Ubwo hazavamo nyine andi masomo tutifuza ko abana bacu bagira. Akaba ari ikintu rero ni nka bya bintu navugaga, hari byinshi tugomba kwitegura. Abana bari bamaze iminsi bigira kuri computer, nibasubira mu ishuri sinibaza ko hari ikibazo bazagira. Burya umwana kugira ngo ave muri milieu imwe ajye mu yindi cyangwa muri environment imwe ajye mu yindi biroroha cyane. Umwana nta kibazo agira, nta hungabana ashobora kugira kubera ko ngo yigiraga kuri computer none akabasubiye muri class. Aho ngaho nibaza ko aho nta kibazo gihari. Aho ikibazo kiri ni ukuvuga ngo ubu ngubu ko barimo kwiga kuri computer kugeza igihe runaka cyangwa igihe cyose bamaze biga kuri computer, ni iki twakora kugira ngo tumanaging ya ma websites yose bajyaho kugira ngo ntibajye bayabona uko bishakiye. Nibaza ko icyo ari ikintu nanone yaba ari ababishinzwe cyangwa abikora muri technology bagomba gutekereza ngo niba mpaye umwana computer ifite access kuri internet, ni gute twabloka ibintu bimwe kugira ngo ntibabibone ahubwo barebe ibibereye. Ni nk'uko rero umwana mu rugo ukamubwira uti ntugakine ibi ngibi ujye ukina ibi,
cyangwa ntukavuga ibi jya uvuga ibi ni nk'uko nguko twakabaye dufite ukuntu ibintu bimwe tubijera bakabibona ibindi ntibabibone kuko ntabwo bibereye uburezi bwabo. Nibaza rero ko gusubira mu ishuri byo ntacyo bizabatwara, ahubwo ikiza nuko bamenye no gukoresha amakompiyuta vuba byihuse. Ibyo ngibyo ari byiza, ariko tugomba kumenya, ngira ngo tunifashishije inzobere muri tekinoloji, ni gute kuko birashoboka ko nk'uko leta yabivuze tuzajya tugenda dufungura mu byiciro. Cya cyiciro kitarafungurwa kirakomeza kigire kuri kompiyuta cyangwa kigire ukundi kuntu bigaga. Ni ukuvuga rero ngo ibyo ni ngombwa ko hazigwa ukuntu twagenda tumanaginga izindi internet sites abana batakagombye kuba bareba. Hari ikintu wavuze, imbonezamikurire y'abana igendana n'imbonezamirire. Twahoze tubivugaho ukuntu nanone imirire y'abana igomba kwitabwaho muri kino gihe, kuko uyu munsi abana barirwa mu rugo bicaye ntibakina, uko barya ibyo barya bishobora kubagiraho ingaruka. Hari abana bari obese cyangwa se bafite ibiro byinshi birenze imyaka yabo, hari n'abafite ibibazo by'imirire muri iki gihe nk'uko wari urimo ubivuga, ntibakijya ku ishuri ngo babashe kubona iryo funguro. Ni gute twagerageza kubihuza kugira ngo dufashe abana bacu? Ngira ngo wenda Barbara kudusubiza icyo ngicyo nagushimira ku bw'iyi porogaramu, kuko buriya ibintu byinshi twicwa no kutabimenya, ariko habayeho ubuvugizi, hakabaho awareness, abantu bagenda bamenya ibintu batari bazi. Kenshi nkunda kubwira bagenzi banjye ngo buriya imirire mibi abo mu mujyi nibo bafite n'imirire mibi kurusha abo mu cyaro, kandi twishyiramo kenshi ko abo mu cyaro aribo barya nabi. Ariko se kurya nabi ni iki, kurya neza ni iki? So abo mu cyaro bo ikibazo cya mbere bifitiye nuko n'ibiryo ntibapfa kubibona, uko usanga wenda arya rimwe ku munsi cyangwa kabiri, wo mu mujyi ashobora no kurya na gatanu, ariko arimo kurya iki? Ni ukuvuga rero ngo imirire ni ikintu gikomeye ku bana ndetse n'abakuru, ariko noneho ku bana bo kubera ko iyi minsi cyangwa amezi bamaze bari mu rugo, hari benshi nyine bagize ikibazo kuko nta bushobozi bafite bwo kurya. Ariko burya mu cyaro niyo abibonye ashobora kubona dodo, akabona ikijumba, akagira ngo yariye nabi, akabona ibishyimbo akagira ngo yariye nabi. Mu mujyi akumva ko kubera ko yariye ifiriti n'inyama n'umuceri ati nariye neza. Ntabwo wariye neza. Niba ibyo ari byo biryo uha umwana buri munsi, ntabwo umwana wawe urimo kumugaburira neza. Imirire ni ukurya indyo yuzuye. Ni ukuvuga rero ngo kenshi usanga tutazi indyo yuzuye ni iki, kandi izo ni information ziba ziri ahantu hose, nta nubwo bisaba ko uba wabyize. Kuri internet birahari, ahantu hose no kuri radio barabivuga ndetse. Ni ukuvuga rero ngo icyangombwa n'ubumenyi. Burya umuntu yasobanukiwe ikintu biroroshye kugishyira mu bikorwa. Kubera ko hari porogaramu nyinshi zigenda zivuga kuri nutrition cyangwa malnutrition ku bana, zisobanurira abarezi. Buriya mu cyaro bumaze kugera ku rwego rwaho bumva indyo yuzuye kurusha abo mu mujyi. Twebwe abacu impamvu baba obese cyangwa mu mujyi impamvu baba obese ni uko wirirwa umuha amafiriti, ukamusohokana ukagura bagazi, bakanywa fanta, ejo akanywa fanta, kandi uwo mu cyaro we yinywereye igikoma gifite byose intungamubiri zose, nubwo atarya ibiryo yanyweye igikoma, nubwo amata yayanywa kabiri mu cyumweru cyangwa gatatu. Urumva twebwe turajya kumuha amata ukagurayo mu mapake cyangwa ukamuha yawurute, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga rero ngo imirire ni ngombwa cyane. Niyo mpamvu navuze ngo abana buriya bajyaga ku ishuri bakarirayo, baryaga indyo yuzuye. None ubu mu rugo ntabwo babibona kubera nyine ubushobozi bukeya, ariko ni ikintu cy'ingenzi kigomba kwitabwaho kugira ngo niba nasubira ku ishuri iyo catch up izabeho cyangwa bazasubiza iyo gahunda ku murongo, ariko n'ababyeyi basobanukirwe ngo ese indyo yuzuye ni iki, na cyane cyane abo mu mujyi. Abo mu mujyi nibo rwose mbwira, abagurira amafiriti n'inyama buri munsi rwose. Ni ngombwa ko wibuka ko umwana akeneye kurya imbuto, imboga, cyane cyane ko abana bo mu mujyi badakunda imboga. Nyine kubera ko tuba twaramenyereje ibindi, ntibanywa amazi, arashaka icyo kunywa ukamuzanira ji cyangwa fanta, kandi yo mu makarito.
urumva rero za ice cream ni ibyo biberamo urumva noneho ubu rero cyane cyane ko batajyaga no kwiga twumvaga ko kubeocupa ari ukwirirwa kumushimisha ari ukwirirwa umuha ibintu nk'ibyo ngibyo nanjye ndabikora ndabizi so niyo mpamvu rero mvuga ko ari ikintu twese twakagombye gusobanukirwa umwana nibura akagira kuko ubuzima bwo mu mubiri bujyana n'ubundi buzima bwo mu mutwe na fizike byose dusoza ndagira ngo tubihuze ibyo bintu byose hari ubuzima bwo mu mubiri ababyeyi bagomba kwita ku mirire y'abana hari ubuzima bw'amashuri cyangwa se academic umwana gutera imbere mu byo yiga agakura atera imbere ariko hari ikintu wakomojeho kare wenda ngira ngo bari cyo dusorezaho nanone gihuye n'uku kwezi kwa 10 ukwezi ko kwita ku buzima bwo mu mutwe abana bafite amarangamutima kandi abana benshi bagiye bakomerekera muri iki gihe cy'icyorezo cya coronavirus ese niki ababyeyi bakora muri iki gihe kugira ngo bafashe abana ababyeyi bashobora kuba bafite ibibazo bya mikoro make kubera nyine icyorezo ese ni gute barinda abana amarangamutima y'abana ese n'ababyeyi batumvikana bari mu miryango batumvikana ni iki bakora kugira ngo barinde imitima y'abana muri iki gihe abana ubwo bari mu rugo abana batabigwamo nibaza ko ikintu cya mbere buriya ni ukumenya ko ikintu icyo ari cyo cyose abantu bakuru bakora ingaruka zijya ku mwana yaba ari uwawe cyangwa atari uwawe niyo ugenda mu muhanda ugakora ikintu hari umwana ukureba birashoboka ko ejo azagikora nawe niba cyari kibi cyangwa niba ari cyiza ikintu cya mbere rero ni ugukangurira ababyeyi kwita ku buzima bw'abana kurusha ibindi byose kwita ku buzima bw'abana yego ushobora kuba udafite amikoro udashoboye gukora ibyo wakabaye ukora ariko kumuha ya keya cyangwa kumwitaho nk'umubyeyi biraruta nuko waba wirirwa wirukanka ushakisha kuko we icyo akeneye ni ukubona umubyeyi we akamuba hafi niyo utabishoboye kumugaburira ibyo ukeneye cyangwa ibyo ushaka kumuha ariko akubona iruhande umuhumuriza umuririmbira wamukunze mbese umuha rwa rukundo umwana we arahumurizwa buriya abana bidusaba ibintu bike cyane nubwo kurera bigoranye kurera byo biragoranye pe twabyemeranyaho kuko ntabwo ubuzi icyo urimo gukora ingaruka zacyo uko bizagenda ariko mu by'ukuri umwana uwo ari we wese iyo umubaye hafi ni nayo mpamvu tujya tuvuga niyo bavuga bati abana bo ku muhanda abana bahehe bose iyo umufashe ukamugira umwana avamo umuntu muzima ni ukuvuga ngo buri muntu wese icyo ashaka ni urukundo iyo umuhaye rwa rukundo arukumvamo nubwo nta mazi yo kunywa bamuhaye nubwo nta gikoma bamuhaye icyo ni ikintu rero ababyeyi bagomba gusobanukirwa ko icyambere umwana ashaka ni rwa rukundo ni ya keya ni kwa kumuba hafi ikindi ngira ngo ababyeyi urumva nyine kuba bishoboye kugerageza ukamugaburira neza nubwo byaba rimwe ku munsi ku batabishoboye ariko ukita kuri ya ndyo ye ikindi ni ugusabana nawe mu gusabana nawe icyo mvuga nko muri iyi minsi ya coronavirus buriya hari ikintu nemera cyane kijyanye n'abana ni ugukina umwana udashoboye gukina cyangwa utagiye gukina nubwo yaba ari wa mwana ufite ubumuga bw'amaguru cyangwa amaboko adashoboye kwirukana bagenzi be iyo umushyize hariya mu kibuga agahura na bagenzi be mu mutwe arakina amaso agakina intoki zigakina kuri we aba arimo gukina hari ikintu gihinduka kuri we ni ukuvuga rero ngo uko iwawe haba hangana hari uko ariko kose no mu nzu mwakwiruka mukihisha mukagira mute ariko mukine kuko iyo mukinnye mu mutwe we arakura mu mutwe we aba open ariko na physique akaba muzima mbese agira ubuzima budasanzwe iyo umwana arimo gukina ababyeyi bakine n'abana ababyeyi bakine n'abana babo uko bishoboka ndabizi ni ibintu bigoye ni ibintu bigoye kuko ntabwo uba ubimenyereye ariko bitangira buhoro buhoro n'igihe umwana bikwibwirira ati waje tugakina aka kantu uramwemerera ugatangira nawe kujya muri ritime ye kandi birashoboka ariko ikindi ngira ngo ni no gutangira no kubigisha hari ababyeyi benshi twese twabaye abarimu
ariko n'ubundi nitwe barezi ba mbere kujya umujyana ku ishuri kumuha wa mwarimu wundi, ababyeyi nibo barezi ba mbere. Nibaza ko rero no kubafasha kugira ngo bibukiranye ibyo bigaga mbere, ufite ikaye yongera yisubiremo ayisome, ufite udutabo dusome, ukora imibare yikore, batangire kwibukiranya ibyo bigaga mu ishuri. Abafite bakuru babo bafashe, abatoya nabo, mbese hajyemo urwo ruhare rwo kuvuga ngo umubyeyi arafasha icyo umwana mu kwiga, nubwo yaba ari iminota 30 ukamusomesha ikaye cyangwa igitabo kindi cyangwa mukaganira, ni ikintu gifasha. Ni ukuvuga rero ngo ubu ngubu tugomba no kwiha icyizere ko amashuri agiye gutangira, kuko nicyo kintu abana bashaka cyane. Ese turabategura gute gusubira ku ishuri? Dutangire twumve ese nta kibazo afite. Yego ndabizi ko ntabwo turi aba expert twese mu kumenya ibibazo umwana afite, ariko umwana wawe umuzi. Iyo akunda gukina wamubona yigunze, umenya ko hari ikibazo afite. Icyo gihe rero ugenda umukurikirana ukamenya, noneho nacyajya cyo gusubira ku ishuri, nubona hari ikibazo afite ubwire abo ku ishuri uti hari ibyahindutse, mbona hari ukuntu byagenze, ariko mujye mumbwira ni haba hari ikibazo. Ni ukuvuga ngo tugomba kuba present mu buzima bwabo, ugakurikirana ukamenya ngo ese byagenze gute, ni hehe bitagenze neza, ni hehe yahungabanye, ese ashaka gusubira ku ishuri. Hari n'abazabyuka bakanga gusubira ku ishuri igihe amashuri yafungutse, akavuga ati njye sinshaka gusubira, ndashaka kwigumira mu rugo kuko niho mbona nari maze kumenyera kuguma mu rugo, oya niho mbona na papa na mama cyangwa nababonaga. Exact, agatekereza ko noneho agiye kujya kubabura, ati sinshaka gusubirayo. Ni ukuvuga rero ngo hari byinshi tutazi bizaba, utekereza gusa nk'umuntu uti hari abazanga gusubira ku ishuri, hari n'azabananirwa gusubira ku ishuri kuko bwa bushobozi ntabwo bafite. Hari ababyeyi batakaza akazi, hari byinshi byahindutse. Uwo mwana adasubiye ku ishuri we bizagenda gute? So ni ukuvuga ngo rero birasaba ingufu zacu twese, ababyeyi, abarezi, leta, abandi bose batera inkunga hirya no hino uko bimeze, kugira ngo twese dushyire hamwe turebe, tuvuge tuti ubuzima nibutangira kugenda busubira mu buryo, aba bana bazamera bate? Ese nibasubira ku ishuri nibwo bikemuka cyangwa birateza ibindi bibazo? Kuko ushobora no gusanga basubiye no ku ishuri naho hakavuka ibindi bibazo. So nibaza ko ari ibyo. Yes, urakoze cyane Julian ku mwanya mwiza waduhaye. Turagushimiye nawe wadukurikiye ugakurikira kino kiganiro kireba imbonezamikurire y'abana muri iki gihe cy'icyorezo cya coronavirus, nk'uko inzobere twe twakiriye kuri ibyo bintu bijyanye n'ubuzima bw'abana yatubwiye. Twite ku buzima bw'abana, twite ku mitekerereze y'abana, ku mirire yabo, uko babana mu rugo, iby'abana bumva, iby'abana babona, kuko ejo ni twebwe tuzabana n'ingaruka zabyo. Turagushimiye rero, dushimiye umwanya wawe, turagusaba ngo ukore subscribe kuri channel ya The Barbara Show, udukurikire kuri Facebook, udukurikire kuri Instagram, kandi ukomeze kureba Isibo TV ibagezaho kino kiganiro. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Urakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barbara Show, kora subscribe, ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru, ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibaho umugisha.